iya buriya tutitaye ku murongo wa telefone wari ukoresha yaba ari Airtel yaba ari MTN yaba ari wari wose urusha no gukura amayinite kuri MTN ugurira Airtel cyangwa Airtel ugurira MTN burukuguze cyangwa se ukanagura ukagabanyirizwa uko wari usanzwe ugura ariko ugakanda iki gukanda buretse utega amatwi neza wumve urebe ukuntu ugiye kujya ugabanirizwa ufate fone zanyu mbere gukuntu tuzajya tugura amayinite tukagabanirizwa ibagirwa ibindi byo gukanda guhera none fata telefoni yawe ukande akanyenyeri 662 akanyenyeri 1 urwego ubone ibitangaza aho ushobora kugura umuriro amayinite ifata buguzi rya Star Times ukagabanyirizwa burukuguze kanda akanyenyeri 662 akanyenyeri 1 urwego uranshimira nyuma ifashe easy and affordable for you kadashya aya basi tureba episode ya 3 yaragonzwe yamanuka yabaye ntago amakosa yari yawe nari mfite kubikora usiku tuzira cyanjye zaho utuye zicyo ukora ngo ubeho ziko hari n'abantu bari kuguhiga hey umukobwa bahuye yararebye ku ishuri disi abantu bose bazi ko yapfuye abona akana kari kurira akana ndetse kamenye ko papa yanahamagaye mama kabigahisha kuki wambwiye ko papa atigeze ahamagara umugabo mu binyamakuru banditse ko yapfuye rest in peace umusaza umuntu wa mbere yahamagaye yabwiye ati niwe wenyine mama kina wundi ndabibwira urebe uyu nawe cyakiye bafashe kigahita kirasa yaravuze ati uyu ntago ari umugabo wanjye ni cyari cyaribye myirondoro y'umugabo wikira mwiyitirira protection to get this done and that way I can just focus I'll have protection around Rebe yatarajye kuri mugenzi wo mutunga imbunda ni kati hey twabibonye byabaye yakambaniwe n'inshuti yari yizeye yimenyesha akakiri muzima inshuti ye nuko byagenze yasigaye mu nzira sibyo ya naho yasigaye gusa ajya kugenda yafashe telefone ye telefone buriya y'umuntu ibirimo ibintu byinshi katururi tangire hano kana kari gucuranga piano ni kakana kiba kita Ana abye nabo nabagome mwana yitwa Ana twikohereze filime kari gucuranga izagahinda bunderega n'indirimbo umuntu ari kumva bikwereka umurengo asigaye afite n'umwijogotonyoro mu byo wenda ushobora kubirebera ku ndirimbo umuntu asigaye yumva jano kana karakarima amashaho basi wagerageje gucuranga ibindi bintu mwana wanjye basi mu rugo tube dufite ibintu byiza mwana ari gucuranga indirimbo z'agahinda kirano rwakumanze umukecuru jya kureba rebe uyu ni madamu wa Will Scott nabafasha Scott, we're with the bureau. Madame Scott duturutse muri FBI umugabo afite tatuwaje Will Scott is your husband? harya Will Scott si umugabo wawe my ex-husband yahoze ari umugabo wanjye bari baratandukanye Attempted to make contact with you recently. mu minsi ishize yaberigeza guhamagarara kwiki dead yarapfuye ariko he passed away a few days ago hashize iminsi mike apfuye mwakabaye mubizi ibaze n'abakorera FBI I haven't noticed anything. ese nta kintu kidasanzwe waba umaze iminsi ubona ugakeka ushaka kuvuga iki You don't know, tried to get in touch with you. ese umugabo we ntabwo yigeze agerageza kukuvugisha Passing. cyangwa undi muntu wakuvugisha nyuma y'uko umugabo wapfuye why kubera iki ariko it happened hari icyabaye There's nothing for you to worry about, ma'am. nta cyatuma uhangayika I do want to stress, however, that this matter is very important. ntabwo twashaka gutera stress ariko iki kibazo cyari kibiteye ni ingenzi Information regarding your husband's nugira amakuru nayekeranye n'umugabo wawe people that he was spending aho yaba ari days leading up cyangwa abantu yabanaga nabo bya hafi immediately. watumenyesha Will and I divorced 4 months ago maze amezi ane ntandukanye n'umugabo wanjye we've had since was during custody exchange of our daughter duhamagarana iyo agiye kuma umukobwa wanjye cyangwa nkamuha ngo babirirwane Think of anything suspicious, please let us know. we nugira icyo ubona ukeka uzatumenyesha how will I get a hold of you none se nzabahamagara kuki ko mutansikiye nimero zanyu twe dufite izawe humura nyagasani abagabo bacishene yarumirwa gusa kana kumvirizaga kana gacaho kaza kwicara hano
mama arumiwe abantu baje kumubaza ngo bakorera FBI kandi bamubaza ko umugabo yapfuye ngo ntabwo muherukana iki niki kandi nta muntu utabizi ko umugabo yapfuye nuko dutangiye episode ya 3 wibutsa izi filmu zisanga ku gasobanurifilms.com yeah bimeze bite rebe umugabo aracyazerera umugina n'uyu munsi ntabwo numwe afite wo kwizera gusa aho twasigiye mwahabonye ndetse izi filmu ukeneye kuzamamazaho uhamagara ku cyiciro gikuru cy'agasobanuro bakita Rock Entertainment 0785688331 sibyo cyangwa mukatwandikira ku mbuga nkoranyambaga zacu ababishinzwe bwombi iki niki baragusubiza katururi kudutangi bakitse Saifa mugabo ari hano rebe fata dunia yo tuceceke Mind. nishimiye ko ndi ibitekerezo yamugarukiye To be honest with you, I didn't really have a choice. mubwishe kuri namahitamo nari mfite I didn't come back because I trust you. ntabwo ngarutse hano kuko nkwizera I'm here because you're the only one left. ahubwo ndi hano kuko ari wenyine usigaye Got you. All right, sawa I'm listening. none ndakumva What do you want to know? urashaka kumenya iki wa mukobwa Tell me everything. kira buri kimwe Well, I don't know everything, but I'll tell you what I know. ntabwo nzi byose ariko ndakubwira ibyo nzi wumve Okay. nyine I've been after this document for a while. iyo dokima bamaze igihe kinini Who nyibaza are they? ese ni bande They want. barashaka icyo abayibazaga Who are the targets? ibipimo biri kuri iyo dokima ni byande What is the end game? ese uyu mukino uzarangirira he And these people that are listed on abantu bari kuri iyo dokima implicated in this whole scheme? ese Or bose bari muri iki kibazo cyangwa nabo kwicwa cyane bo bazica what have they done to be solved? ese bari kuri iyo lisite bakoze iki barabashakira iki gusa ikiruta byose Who are the people behind all? abari inyuma yabyo byose noneho ni bandi That sounds like a lot of questions. njye ndumva mbaje ibibazo byinshi kuri njye What about answers? You have any? ese hari igisubizo na kimwe ufite I'm working on ndi it. kubikoraho yayisomera kuri dunia yote Thought that I was getting close to solving a part of this mystery. You suddenly showed up. ubwo numvaga ngiye gukemura ibintu byose nagiye kubona mbona nawe uraje Nothing's been the same since. ibintu bihita byivanga ntabyo ngiye kumera kimwe Hell. So how did you find me? wamenye gutahonde I was following a lead and hari umuntu nari nkurikiye nawe nsanga wagezeyo Where? hehe Philip Washington. nari nkurikiye witwa Philip Washington Well? uramwibuka I was there. nari mpari It was me who called the police. ninjye wahamagaye polisi You were supposedly dead. ubwo bashakaga kupfa I am dead. narapfuye ariko n'ubundi Did you happen to get a glimpse of them? abanteye igishinge warabonye si wa munsi mutera igishinge umukobwa yari ahari By the time I got there, ubwo nahageraga Your body. umurambo wawe bari bari kuwupakira mu modoka bawutwara gone before I could make out the license plate. bagiye ntarafata na purake zabo No clues, no. bivuze ngo nta kimenyetso ufite nta makuru na make Didn't even get a glimpse of them. nta n'ubwo wababonye mukobwa How'd you first discover the list? iyo lisite ubundi wayibonye ute rwa rupapuro rurimo kode It wasn't me. ntabwo ari njye waruvumbuye Who was it? nindi se My father. papa wanjye niwe waruvumbuye uyasoma kuri duniya yote uko ibibazo byiyongera wibutsa duniya yote irimo Why tombora don't we go and see him? twagiye kureba sose akatubwira He's dead. papa wanjye yarapfuye They killed him. baramwishe gasani Sorry. wihangane papa yarapfuye The guy I thought was my best friend umuhungu natekereza ko ari inshuti yanjye turns out to be a traitor. byarangiye nawe ari umugambanyi He's now 6 feet under. ubu ngubu yanapfuye Can't even go home to my family because my ex-wife and daughter think I'm dead. ubu nta nubwo nataha mu rugo kuko wahoze ari umugore wanjye siko napfuye Nothing. nta kintu dufite natwe hano Not even the list. na lisite ubu ntayo dufite So that we can try to understand who's behind it. byibura iyo lisite tuyibonye twamenya ninde uri inyuma y'ibi bintu byose ya lisite irimo kode ntayagifite hano I have a copy. mfite kopi hey mfite kopi ya lisite
code afite kopi uyu musore ni umuhanga Kurt was more than a colleague. kati yararinze kuba ari mugenzi wacu gusa n'umwe wapfuye He was a friend. yari inshuti He was one of the best. kandi yari umwe mu ba mbere kumbe ntabwo bazi ko yari umugambanyi yishwe na Will Scott baravuga kati I know it's the last thing you want to think about. ndabizi nicyo kintu cyanyu mushaka gutekereza I'll take care of it. gusa famiye yawe tuzayitaho barabwira umugore we wapfuye It's already been appointed. ndetse hari n'amafaranga nyine yo kumufasha yabaye atanzwe yo kumushyingura umukozi wa FBI wapfuye If you need nugira icyo ukenera my personal number. iyi niyo nimero yanjye bwite wampamagaraho pani y'akazi abonye abantu b'abasirimu aguha business card nawe mwebwe murahura n'umuntu ngo fata telefone nkubwire nimero ngandika 07 kangahe asha What's your name? witwa nde Tommy. nitwa Tommy wapfuye yarafite umwana Tommy, can you take care of your mom? Tommy mama we wazamwitaho Not a boy. aho ni sawa Let me see. tuzasubira kandi umuntu ahaguruka agenda mwe umuntu ajya guhaguruka ugafata ibitoki ukabikaraga ukayaba papa yapfuye papa w'umwana katorori byose biraza kumera sawa ibyo bimaze kuba hari yaje hano aba nabo bakorera FBI nabo baracyari mu iperereza ryo bababwiye ngo baze kujya kuvugisha umugore wa Will Scott ngo bamubaze iby'umugabo we kuko aramusho babonye ariko babona nanone uwo muntu wagira ngo asa nka Will Scott ariko nabo ntibabyemeye. Let's go. Ngwino tugende. What's wrong? Kibazo ki? What's wrong? Kibazo ki? You know what's wrong. Ikibazo urakizi. What are we even doing here? Bundi turakurikirana. We're here because our superiors wanted us to follow up. Turi hano kuko abayobozi bacu batubwiye ngo tuhaze. Afande aba yabwiye ngo mugende mubaze madamu wa Will Scott nimba nta makuru y'umugabo we kandi umugabo yarapfuye. Who's still in mourning? Tugiye kubaza umugore ukiri mugenda ko umugabo wapfuye. Any news from her recently deceased? Tumubaze ngese umugabo muraherukana kandi tubizi neza ko amaze iminsi apfuye. Urumva gushinyagura kurenza uko ari ukuye. Vayo tugende. Fande yavuze. Let's go. Tugende. Fande nimba avuze ubwo yavuze. Hari amashusho Fande yabonye bona nubwo atabonaga neza rero ikintu cy'igihu niki. Vayo. Hako nino. Uyu nawe afitanye ikibazo n'umwana bafitanye beef. Kana karakariye mama. Nibiri cyubyiri. Kana papa wakamaze iminsi apfuye. Nyo. Umugore afite umunzani mu nzu yewe muri kubona inyuma we. Cyewe. Vayo. Miss Scott. Madam Scott. Miss Soda, this is my partner, Agent Green. Uyu ni Agent Green turakorana. You a few questions? Tufite ibibazo biki? What is this? Hasibi ni biki? My house, the official FBI headquarters. Inzu yanjye yabaye dikota FBI. Kuki? I just spoke with two of your agents. Simaze kuvugana n'abandi baturutse kuri FBI mu kanya se. Aba agent? Yes. Yego. Two agents just Tuvuganye n'aba agent babiri bameze nk'abo. might ask me if you. Baje bambaza ibibazo nk'ibyo muje kumbaza. You're here. Ariko ubwo muri rero namwe reka mbabwire. My ex-husband, Wowe ari umugabo wanjye. Scott, is. Will Scott yarapfuye. No, I haven't seen him Sindongera kumubona. Ntabwo neka ko nzongera kumubona vuba. unless the FBI believes in ghosts. Kereka nimba FBI yizerera mu mizimu. Sasa FBI yarishishe kucyekeranya ivuga ati umugabo wawe uramuheruka basanze ari n'abandi baje kumubaza bataza bari. So this was your father's copy? Bivuze ngo niyo yo kopi ya papa wawe. Uyu mukobwa yari afite kopi. But I always saw it as his death certificate. Ati igipapuro buri gihe nyibona nk'ari cyo cyatumye papa wanjye apfa. Cya gipapuro kirimo amakode. Deciphering is my job, and this Giye gukuramo kode no gusobanura ibintu nk'ibi niko kazi kanjye. of my entire. Ariko sindabona akazi gakomeye muri kariyeri yanjye yose nkaka. Bari kwinywera dunia yote. Complicated. Nurese niki kiri gutuma bigorana. Okay. Reba. This. Ibanu, urebe. Each individual line Buri muntu wese responds with someone's name, uri mano biba bihura n'izina ry'undi muntu. but for each line, I need to come up with a different method of deciphering. Ndetse buri murongo wose ngezeho mba ngomba kuzana indi metode nshyashya yo gukuramo iyo kode. And I'm not even sure these are names. Nta nubwo mba nzi neza nimba ari amazina y'abantu. These are. Nta nubwo mba nzi ibintu nimba ari amatariki bazapfiraho. So Nta nubwo biri ku murongo umwe. is no
usable or ubwishe kuri pattern. bino bintu biravanze. How did you crack the first 3 names? Amazina ya mbere so yamenye ute? Atatu. Well, for each line, kuri buri murongo I have to try dozens of equations, nageragezaga equation nyinshi cyane nka 12 individual code, separately. ndetse na code yo ku ruhande nkabishakira equation mu buryo butandukanye biragoye. Sorry. Help you if I was even remotely good. nakagufashije iyo mva kuba ndi umuhanga mu mibare. What is your line of work? none se ukora iki? I'm an interior designer. Kiye nkora ndi interior design. Wanna be? Interior design nibyo akoramo. Designinga mu mazu iki ni cyane bakatsa. Ajon. What's up? Bimeze bite? Sir, are you certain that there are no other departments besides Ese na iri department iri kuri kino kirego cyacu? I'm sure. Ndabizi ntayo. Is it CIA? CIA. CIA has other things to worry about. CIA ifite ibindi bintu ihangayikiye. NSA? NSA. We are the only ones on this. Nitwe twenyine turi kuri iki kirego FBI. And 2 unknown agents landing at Wilson. None gutaba agent tutazi bagiye ku muryango wa Madame Scott bagiye kumubaza amakuru y'umugabo we. To a T. Sir, they asked her if she'd seen Will Scott. Bari bagiye kubaza niba heruka kubona umugabo we. Them that he was dead. Yikangamo. You get descriptions. Bababwiye abo bantu ko bameze. Matches nearly half our staff. Batubwiye ko bameze twumva si. Stood out was one of the 2 detectives had a star tattoo. Ngo gusaba agent babiri bagiye kumureba bari bafite inyenyeri tatuwaje y'inyenyeri ku kaboko. Bya bishushanyo. And at a 5th column. Or our first direct contact with who's ever responsible for this list. If that was them, that's a bold move. Nimba bari bo rero bagize ba nabi bakoze igikorwa kibi. Seen the crack is why Will Scott. Ese kuki bari kugenda kuri Will Scott? Ni umuntu bari bagiye kwihera akazi gusa umunyakira kutari uri no mu kirego. Uzi gukuramo amakode gusa. Kubera iki Will Scott bamushaka dore nguyu. No gukoresha intoki ebyiri. No kwandikisha amakaramu abiri. Nakubwiye ngo bino bintu bisaba ubwenge gukoresha umutwe. Nabonye abantu benshi bakoresha umutwe. Bavugana n'umukobwa ati "Ariko nshaka kujya gukoresha umutwe." Wamaye amafaranga bivuze ngo ntago abasanzwe menya gukoresha we. Mujye mukoresha umutwe mutekereza wana. Umutwe mugenda ahubwo bawusukura ariko umutwe ntago bawukoresha bageze muri saro gusa. It's been going in circles all night. Ijoro ryose naraye nzenguruka yandika byisubiramo nyine bimucanga ntago ari ukuzenguruka agenda. Ari gutangira nyine ikibazo kikatangira bushya. Should get some rest, huh? Waruhutse sibigeze nka saa 7 zibura saa 10 z'ijoro. I found a few extra clothes. Hano hari imyenda nari mpabonye. It's all that I could find that was left of my father's. Niyo ya papa nari mbonye isigaye hari wajya uyambara mw'iyi minsi. Do you need anything else? Hari ikindi kintu waba ukeneye? No. Oya. Okay. Katorori. Yeah. Good night. Ramuke. Good night. Ramuke. Ni umukobwa bari kubana mw'iyi minsi. Can I come in? Ninjire kana karakariye mama. Is everything all right? Mbese neza mwana wanje arabaza kana karababaye. Baby. Leave me alone. Wanitse njyenyine. You can't stay mad at me forever, you know. Mommy? Mama. Yeah, baby? Can you lie next to me? Just for tonight? Mama iri joro wanjyama iruhande basi. Kana disi. Byagacanze. Kasabye mama kukaraza. Muri iryo joro nawe yaraye hano mu ntebe. Rebe filime.
urabizi You're not the only one who's been having a hard time falling asleep. umwana wanjye ntabwo ari wenyine ufite ibibazo byo gusinzira muri kano kanya nanjye birangoye Why does Daddy's parents never come to see us? ese ababyeyi ba papa kuki bataje kudusura Wow. nyine You know, Daddy's parents have gotten very... ababyeyi ba papa wawe barashaje cyane Sometimes when people get old, kandi abantu bashaje their bodies can tend to get weak. imibiri yabo iragenda ikamenya ntege nke All the way out in Oklahoma. kandi urabizi batuye muri Oklahoma So, unfortunately, ikibabaje they've gotten so weak they can't come visit us. babaye abanyantege nke ku buryo batabasha kugera ngo badusure Why don't we go visit them? twese kuki tutajya kubasura ikibazo nimba bataza kudusura A great idea. ahubwo icyo gitekerezo ni cyiza Doing that? uyu yafashe ya telefone sasa ni ya telefone yakuye kuri wa mugabo wapfuye Sure. ni kati yari umugambanyi yakoranaga n'abagambanyi ndetse yaragiye kumujyana wa wundi wari inshuti ye yari yariba muri telefone uyu nawe ari hano n'umwana uyu yarabyuka muri iryo joro Sani telefone areba ahantu yayihisha aza korakora hano ni telefone ashaka kureba ahantu yayihisha iyi telefone yayambuye umugabo wavuganaga n'abamutumye uyu telefone ndayitsimba tsimbamo telefone hano munsi y'intebe ari kubana n'umukobwa atazi I know, I'm sorry to bother you so late. bare kukubangamira bwije na fande wa FBI Things aren't good to hear. ibintu ntabwo bimeze neza hano No, I'm not putting the full blame on you. ntabwo nshaka kubigushyiraho byose ngo mbikurenganyirize But that was your tip that led us there. And God knows if I didn't listen to you, my agents would still be alive. ati buri cyuma aya makuru hameneka amaraso iyo nabikora ngo nkumvire abayagenti banjye bari kuba bakiri bazima I want you to know what's going on. ndashaka kumenya n'ibiki bijya mbere hano People are asking questions and I could get in a lot of trouble. mbere yuko nisanga mu bindi bibazo To know if maybe there's something you're hiding from me. ndashaka kumenya niba nta kintu uri kumisha uyu nafande wa FBI sinzi niba ari guhamagara ninde No. oya Listen, calm down. bantu unyumva ariko tuzi You've been very hard to get a hold of ever since the kuva ryaturika ryaba biragoye kuba umuntu yaguhamagara ngo akubone I mean, very convenient. none ubwo ngo uhamagaye bigacamo ni sawa hano hari undi uri gukuramo kode uyu ni umuyobozi wa FBI Okay. Well, I need to see you. okay nkeneye kukubona afungura nguvu hano ejo tubonane Same place. yego ahandi dusanzwe duhurira Okay. bariho bahurira Good. byiza See you then. tuze kubona nayo noneho uyu ni afande wa FBI wibuke ni nawe bahaye amakuru y'ahantu biriya byose byari biri na kiriya gipapuro cyari kiri yanze kuvuga uwamuhaye amakuru katurori barakwereka ibyo byarabaye akana kagaruka ku ishuri papa yarapfuye akana muri iyi minsi ntabwo kameze neza karababaye ni ka ana gusa papa agira gutya buri kabonye akanya basa kibeta buriya papa kaza ku ishuri kurunguruka areba akana uko kameze aza areba akana kameze gute akana karababaye ni akabayaga nya kana guhindukira gutya papa kabonye papa cyewe papa arishe tugaruke hano I got 9 dead agents now. mfite abayagenti 9 bapfuye bitewe n'ahantu wambwiye ngo na warehouse wandangiye umukozi mubi yarenganye ibikoresho bye nanjye ubwo yari amakuru nari nishyize mu kangaratete ariko abishyuye ubuzima bwabo ni abayagenti banje niwo muhaye amakuru y'umusaza I can't seem to shake this feeling of regret. Like, ni gute numva buri munota ndi kwicuza I did something bad. Like, somehow this. nta hari njye wakoze ikintu kiba amakosa ari ayanjye Robert, Robert we don't always regret the bad things we do. ntabwo iteka twicuza ibintu bibi dukora But sometimes we regret rimwe na rimwe things we do. twicuza ibintu byiza dukorera abantu babi ibaza ariko
hari igihe ngo twicuza ibintu byiza dukorera abantu babi aho kwicuza ibintu bibi twakoze nabyo birashoboka ntabwo buri gihe wahora wicuza ibintu bibi wakoze n'igihe wicuza ibintu byiza wakoreye abantu babi ese hari ikintu utari kumbwira That's insulting. mbese muri kunuka I need to know. nkeneye kumenya You're behaving as if we have no history. uri kwitwara nkaho nta mateka dufitanye mwana I'm trying to solve a case. ni kugerageza gukemura ikirego kiri hano uyu wa FBI urimo aya makuru y'ahantu hari rwa rwandiko hari n'ikihebe barahageze barahaturikira That it was important. Yeah, but did you know? Robert, I want answers as much as you do. cye ntabwo nari mfite ibisubizo nk'ibyo ushaka Can you help me solve this or not? fasha rero kino kibazo tugikemure cyangwa umbwire niba bidashoboka Desperation is... guta umutwe ntabwo bikubereye Play, just answer my Listen question. to me. nyumva ariko nyumva You have brought nothing to the table. ubundi we nta n'ikintu wanzaniye Favors. usibye kuba waraje kunsaba faveri I give you a tip. It's naguhaye amakuru I want answers. kubera aribyo bisubizo nari mfite nanjye nashakaga ibisubizo yamuhaye amakuru ahantu kiriya kibiri kiriya gihebe cyari kiri n'ariya amadokima Just do your job. rero ikintu dukora akazi kawe If you do it right, we'll both get akazi nugakora neza twese turabona icyo dushaka Which is? peace of mind. icyo dushaka kandi ni amahoro yo mu mutwe nta kirenzeho uyu niwe murangiye ati kibe kiri hano agiye yohereza aba agent we dutangira filime Will Scott. ese umugabo bita Will Scott waba umuzi Will Scott uramuzi niyo magambo yamubajije uriya mugabo bari bagiye guha akazi ko gukuramo kode Match. The marking on the victim's prosthesis corresponds with your hospital. Your sasa cya kibe bakibonyemo ko cyari gifite insimburangingo bagicometsemo ati twasanze uwo mugabo ari hano yafuriwe mwatwereka amadosiye ye bakamenya imyirondoro y'icyo kihebe kuko imyirondoro cyagenderago n'indi muntu cyari cyaribye ariko siriyo namba bagisanzemo yari iri kuri ya nsimburangingo mu mubiri igaragaza ko cyavuga muri ibitaro But that's not the issue. ikibazo rero ntabwo ari icyo Somehow we lost the file and I have amadosiye y'uwo murwayi twarayabuze ntituzi aho yagiye over the place. ariho imyirondoro y'icyo kigabo How is that possible? bishoboka bite I don't have the answer to that. nta gisubizo mfite cy'icyo kibazo madamu I'm a surgeon, genda umubaze not a records keeper. ntabwo ndubika amadosiye ntabwo ari records keeper Failure to you. ni surgeon none se uyu muntu uramwibuka mwerekana icya kigabo sasa mu bitaro hey jya hasi bitaro yaje kubazamo amakuru n'amadosiye ya cya kihebe kivurijemo bamenye amazina yacyo kimwe twatangiye kirasa mujye hasi none baramenya imyirondoro yacu akiri mu bitaro yumvishe amasasu ibitaro hamagara 911 yo nimero ya polisi gatururi bebe hey uyu ni Riz Gasani uraza kumera sawa uyu murasiye kwa muganga tu komeza imbere numva uri dore urashe uyarakurikira urashe mu bitaro shaho acho gatururi hey bisa nkaho bano bantu babakurikirana wari ugiye kubaza amakuru y'ikihebe ibibaye ku bitaro murabibonye naho habaye kurasana ari amadosiye cyangwa se kiriya gipapuro twabonye cyanditse mu makode menya ibiri hatari byiza na gato gatururi Where's the doctor? muganga ari hehe Where's Dr. Cotty? muganga Koti ari hehe wa muganga yari ari kuvugisha umwirabura umwe ufite amakuru avuga gato umuntu The doctor? muganga uramubonyera nyagasani muganga yisaburirwa irengero nawe bisa nk'ubu bano bagizi ba nabi cyasaba biri inyuma kubamenya kizira gatururi hey akonina You're back. uragarutse I see you wearing your new clothes. ndabona wambaye imyenda mishyashya Suits you. irakubereye Thank you. urakoze I was worried. nari mpangayitse I really don't think you should be roaming around. ntabwo nkeka ko ukwiye gukomeza uzenguruka hirya no hino muri karitsiye Where were you? wari uri hehe Just had to get out, get some air. nari ngiye gufata akayaga Dropped into my daughter's school. nca no ku ishuri ry'umukobwa wanjye You have a daughter? ufite umukobwa Just had to check on her, make sure she was okay. nari ngiye kureba ko umukobwa wanjye ameze neza You know, you could have put her life in danger. ubuzima bw'umukobwa wawe nabwo ushobora kubushyira mu kangaratete Could have seen you. hagize umuntu ukubona I miss her. nari mukumbuye And she's everything. kandi umukobwa wanjye ni buri kimwe Without her, this
I mean, the whole world means nothing. umukobwa wanjye adahari byose bisobanuye ubusa. Just a little angel. Ni marayika wanjye muto. I mean, she's tough, but she has a heart of gold, mwana wanjye arakomeye afite umutima wa zahabu. Like I've never seen in another person before. nigeze mbona n'undi muntu uwo ari we wese. She's the only thing keeping me going. ndetse umwana wanjye niwe ukomeje kumbeshaho. aravuga umukobwa we. nyawo yakoze abamani hako nino yaje hano. The prosthesis we found in Alex Mays' upper right shoulder turns out to be a dead end. ya nsimburangingo twasanze muri uriya mugabo byabaye nk'aho ari ryo herezo menya nta yandi makuru tuzongera kubona. Sounds like someone made sure the records of Alex Mays' surgery were erased before we could track him. bisa nk'aho uriya mugizi wa nabi yabanje gusibanganya ibimenyetso by'uwo mugabo Alex Mays mbere yuko tuhagera. Alex Mays yimye ko kira cyewe bakitaga ariko nayo ni imyirondoro cyari cyaribye. He's a good man. Kati wapfuye ari umuntu mwiza. Seemed like he was acting a little strange before his accident. ariko mbere yuko iriya manuka iba yapfiriye mu Kati yari ari kwitwara mu buryo budasanzwe. Started keeping to himself. bisa nk'aho ari ikintu cyari kiri kumurangaza cyangwa kumubangamira akabyihererana. That was bullshit. I guess. Kurt was never an introvert. Kati ntabwo yajyaga yihererana amakuru. Somebody scared him. bisa nk'aho ari umuntu wamuteye ubwoba. We verified the identity. ubundi tubanze tumenye Kati ajya gupfa yarakurikiye Will Scott yanamugambaniye. Just be done with this shit. Done with it? Are you listening to yourself? bino tube tubyihuriye uri kwiyumva ariko ngo tube tubyihuriye. 9 agents have died. What? aba agent icyenda bapfiriye kuri iki kirego gusa. That has to be an all-time low for the bureau. ndetse bizahoraho igihe cyose icyo gihombo tugize muri iyi biro yacu. We've barely made any progress. noneho nta n'ahantu turi kujya mbega ntaho bari kuva naho bari kujya kuri iki kirego ngo bavuge ngo wenda bari gusatira. I have lost some of my closest friends from this case. You don't tell me about it. Done with it. naburiye inshuti zanjye za hafi muri iki kirego ntumbwire ngo tukiveho. Agree with you. turemeranya ariko turemeranya. wisi turi kumwe. oya umukobwa yarakaye. You think this isn't hard for me? urakeka njye ntabwo bingoye. Those were my best. buriya bose bapfuye nanjye bari inshuti zanjye. bari bameze nka famiye. And you. kandi nawe. I care about you. erega nawe nkwitaho riza. I want you to know I'm here. If you need anything. ndetse mba ngira ngo umenye ko mpari igihe cyose wagira icyo ukenera. nabakorana. dusubire mu kazi. Have you seen Robert? Robert wamubonye? He was here earlier today. yari ari hano kare. ntabwo wamubonye? uyu kurebamo hano byabacanze. ntaho bari kujya ku kirego cyabo ngo bavuge ngo wenda aro bari gukeka hari aho bari kugana wapi. ikirego gisa nk'icyabacanze cyahagarariye hamwe. ikirego cyabo cyose gisa nk'igishingiye ku gipapuro kirimo amakode. icyo gipapuro dore ngiki. uyakomeje gukuramo kode agerageza. We've been at this for hours. How about a dinner break? tumaze amasaha turi muri ibi twagiye kurya. oya. Scarlett, just give me something. You need it. Scarlett wagize icyuma. What I need to do is crack this code. reka ino kode mbanze nyikuremo. Suit yourself. Okay. I'm gonna order a pizza. reka ntume pizza muri resitora bita gift. nibo bagira pizza nziza hariya mu mujyi buriya. breakfast icyo kurya cya saa sita ibintu byose ubundi ni muri gift. Million Scarletts in the United States. Without baje kubona izina ryitwa Scarlett kandi ba Scarlett ni nka miliyoni nyinshi cyane bitwa gutyo muri Amerika. baje kubona izina rimwe ryitwa Scarlett. Why don't you move on to the next one and jump around? uwo nguwo tumusimbuke rero. Because it's a person, Claire. uyu ni umuntu. Just jump around this. umuntu ntabwo bamusimbuka. How many names are on the list? ese iyo lisiti y'abantu bangana iki? ni lisiti y'abantu bazicwa. If each line corresponds with a person, then 26 bashobora kuba ari abantu 26 are already dead. bane muri bari kubamaze gupfa. The list primarily consists of iyi lisiti iriho kiratini, Pharaonic, ikirimi cyo kwa bafarawo, Arabic, icyarabu cya kera, Chinese symbols, ibimenyetso by'abashinwa byose biriho. Here, these symbols, those are Mayan. iki kirimi ni icy'abamayani Celtic, to be precise. ndetse na Jakatel. And you know, ubizi ute? I studied Mayan architecture. nize Mayan architecture. Counting these. bino mu bibara gute? umukobwa nabonyemo ibyazi. What numerical classifier are you using? mbwira numerical classifier muri gukoresha hano. Well, what? rebe
It's flat, the list, it's flat. urabona iyi list ibisa nk'ibitambitse uravuga iki In the Celtic language, iyo uri kusoma ikimi cy'abacakatani different numerical classifier when counting flat. ukoresha uburyo ibintu bitambitse mu rwego rwo kubara imibare yabo cy'imbere ko gatangira kumusobanurira ashyiramo hano barebe buryo cy'ibintu by'abari ababibaramo. What are you doing? Just Okay. yandika hano W komeza kureba biramufasha komeza kugira wa mukobwa ufite ubwenge we biri gukora Watkins? Scarlett Watkins. Bingo. Okay, where do you live, Scarlett Watkins? atuye hehe amakuru batangiye kuyabona Scarlett Watkins zina bararibonye zina barikuyemo. You have your own law firm in North Hollywood. uyu mugabo mu majyaruguru ya Hollywood ahafite cabinet avocat ye baramubonye reka bari we tujya kureba n'undi uri kuri list kandi iyi ni hit list twabonye ni list abantu bose bari bagomba gukwicwa babonye witwa ngo Scarlett Watkins bahise bamenya ko afite cabinet avocat mu majyaruguru ya Hollywood n'ubu bagiye kujya tururi tuvera tugaruke hano ku cyicaro cya FBI bano nabo batonganyemo. Hey. We yeri kunywa niyoko nitabi bita niyoko nabonye mu Rwanda ryarahageze nari biri cyane. Quit. Nari nzi ko uretse itabi. I did. Yego narariretse. Not starting up again. Ntabwo ngiye kurisubira. Karakanyuma. Look, Va. I'm sorry. Mbabarire. I shouldn't have lashed out on you. I was Ntabwo nakabaye nakubwanukiye ngo utonganye. angry, I should say. Nari mfite ubwoba cyangwa se narakaye sinzi ko nabivuga. Yeah. Okay. Okay. There's something you should know. Hari ikintu ufite kumenya. Should have told you sooner. Nakabaye narakikubwiye na mbere. What's going on? Ibiki bijya mbere. You know, I paid a visit to the orthopedic center earlier. Nasuye ryavuriro kare. And you told me that was a dead end? Wambwiye ko ariho birangiriye ariko byaducanze. Yes or no? Birashoboka cyane binashoboka. Care to elaborate on that? Wansobanurira neza. Promise me. Sezeranya. Stays between us. Kubiri bigume hagati yanjye nawe. I don't know who I can trust anymore. Ubu ntabwo nzi undi muntu nakwizera ubu nona. I know I can trust you. Urabizi we nakwizera sibyo? Rebe. Ako nino. Bano no baro bamaze kumenya. Umukobwa ara makuru ngo yabonye. Bano bahise baza hano. Okay, here we are. Urabizi. Ni mu rugo rw'ababonye kuri liste. Bisa nk'ari ugomba gukurikira mu bagomba gupfa. Access to her cell phone, we're going to need everything. Emails, text, Turaza gukirira email, message, social media, imbuga nkoranyambaga zabo. everything on my desk. Mu masaha abiri byose mbibone ku meza yanjye. What's the latest? Mugeze he? We mapped out every possible whereabout Will frequented leading up to his disappearance. Turi kugerageza guhuza ahantu hose afite aho hahuriye n'uriya mugabo ko yabuzemo. Nothing on that end. We visited his old place and found out from his ex-wife about him moving out a few months back. Unfortunately, twasuye umugore wuriya mwigizi wa nabi dusanga yaragiye kwimuka. And we used the database of over 24 real estate agencies in Los Angeles, linking the name Will Scott to rental agreements, and the results were positive. We haven't addressed. Ndetse Will Scott twamaze kumenya n'ahantu yari atuye. as of yet. All right, let's go. Come on, right now. Tururi bahita bacaho. Do me a favor. Turn this place upside. Umva uraho hantu nimuhagera urugo rwose murushyire hasi mbega mu rusake buri nguni yose. There, I saw him. Genda arahira nabonye papa. Listen, Ana. I know this has been Wa mwana ndabizi bino bintu birakugoye. difficult for me to Ariko nanjye birangoye kana kari kubwira mama ngo nabonye papa uyu munsi. accept the truth about your father. The sooner you can start healing. Nuko utarakira neza ngo utangire kwakira ko papa yapfuye ariko nawe wabonye.
Sometimes rimwe na rimwe things can play tricks on us, ubwonko nabwo bujya budushuka especially in times of sadness. cyane cyane mu gihe cy'akababaro hari igihe ubona umuntu wawe wapfuye ukongera ukamubona Because one day we'll be able to smile and be happy again when we think of usihangana umunsi umwe tuzongera tubashe guseka It's just gonna take some time, baby. gusa bizatwara igihe baby How much time? igihe kingana iki se Well, that depends. bizaterwa But I know talking about it definitely helps. I just don't want to talk about the sad things. Okay. We can talk about the good things. Yesu nshaka tuganira ibintu bibabaje okay tuganira ibintu byiza Let's tell each other what we miss most about you. reka none twese tuganire tubwirane icyo buri umwe akumbuye kuri papa Things. ariko ibintu byiza gusa sibyo ngo nibyo bagiye kuganira umbwire ibintu byiza ukumbuye kuri papa wawe wapfuye nanjye nkubwire mama n'umwana I'll go first. reka mbanze kugerageza kwikura mu gahinda I miss his laugh. nkumbuye ukuntu papa wawe yasekaga Your turn. nawe mbwira icyo ukumbuye kuri so I miss the goofy eyes he would make at me sometimes. njye nkumbuye ukuntu yajyaga akaraga amaso ye rimwe na rimwe akigira gutya turi gutera story Really good at this. yari abishoboye Pancakes. ndetse na pancake yatekaga mama yarakurushaga kuziteka wakagoryiwe baraganira Does this help? biri kugufasha Yeah. yego narumiwe uburere ukuntu butangwa hano hanze Anything. Even if it sounds crazy. ibintu byose tubiganira byaba ari ubusazi Sounds crazy. umugore yitwa Leya umugabo yaje hano urebe filime dore aho yaje mbere na mbere yaje mu rugo rwe Your daughter, she's cute. umukobwa we ni mwiza yabanje kuza mu rugo rwe kandi FBI yamaze kumenya urugo uyu mugabo yabagamo mbere Just in case. amaze gutandukana n'umugore we ngo urugo yagiye kubamo nirwo yabanje gucamo abanza apakira ibyo apakira ubundi ajye kureba uwo mugabo babonye ugiye gukurikira mu bicwa bajye kumureba nyuma Who's that? uwo ninde urubumvishe hey mu nzu ye FBI yahamenye kandi bazi ko uyu mugabo yapfuye kuri filime bizi twagiye Emergency exit. FBI yavuze ati inzu ye baze bayicurike bamenye akantu ku kandi hari abinjiye hano mu rugo rwe rwa Will Scott yatandukanye n'umugore ahitaza kurubamo dore nguyu That door's supposed to be locked. uyu muryango wakagombye kuba ari ufunze Something's up. harimo ikibazo hano hantu harimo ikibazo dore umugabo ari gucika hey nta muntu umwe wo kwizera uwo yagerageje guhamagara muri FBI w'inshuti ye yashatse kumwiyicira ntanswe bano none hatanazi batari inshuti ze bo muri FBI umugabo ari kuba kwipa nta muntu umwe ashaka amenya ko akiri muzima ataramenya ibyiriya lisiti bimeze bite abantu bazi ko yapfuye inzu ye bayigezemo ari kumanuka na wa mukobwa gatururi ya mugabo shisheni Clear? meze sawa I'm good. njye meze sawa ndumva nta muntu urimo hano gatururi sasa urebye hano wibuka uriya mugabo bajya kumufata FBI nta ya lisiti irimo kode bari bagifite umugabo yari yarayigiye arayifotora yose amakode abimanika ku gikuta cye dore ngo barabigwaho It's up on the fridge. iyi foto yari imanitse kuri firigo turerwa ya kode ngo barongera bakayibona ya makode Check this out. reba hakuno ino Look at this. reba hano reba hano barabibonye FBI yari yabuze kode ngo imenye naho ihera ikurikirana ikirego barasibonye kode rwa rupapuro bongeye kurubona hey I think we're back in business. ndakeka tugarutse muri bizinesi byibura ubu ngubu babona aho bahera bagakurikirana ikirego ubwo babonye ya dokima iyi ni lisite iriho abantu bose bagomba gupfa n'amatariki bazapfira hey bimeze bite abantu bahise bafotora babijyane kuri FBI barebe ko babikemura ndaje mu kanya ubu aho wagiye
ntabwo bisanzwe mu mujyi wa Kigali kuko kuri ubu aho wakirira inshuti mugasangira mwisanzuye hafunguye imiryango, ariko kandi ni ngombwa ngo nawe ubwawe wifate neza usohokera ahantu hagezweho muri Kigali habereye ijisho, aho witegeye ibikorerwa mu murwa mukuru w'u Rwanda. Mwabamenye nka Gift Supermarket kwa Rubangura, ubu noneho hagezweho Gift Restaurant, aho serivisi ubaziho kuvira izina warimenya zigenda zihinduka zaguka kandi zinarushaho kunogera abahagana, yaba ari breakfast, lunch, pizza, coffee, juice cocktails ndetse n'agasembuye byose ni standard. Dusange mu mujyi rwagati mu nyubako ya Kigali City Tower hariranga kuko hari terrace irahirengeye mu mitako ibereye ijisho. Duhamagare kuri 0788 tugukorere home delivery cyangwa booking. Amahirwe koko aza rimwe mu buzima. Uwazanye ikinyobwa Dunia yote yegereje abanyarwanda andi mahirwe. Tombora iby'agaciro binyuze mu kinyobwa Dunia yote. Banyarwanda banyarwandakazi bakunze ikinyobwa cyacu, aya mahirwe ntabacike. Mu gihe cyose uguze ikinyobwa cyacu uramenye ntujugunye umufuniko, kuko ariho hibereye amahirwe 1000 yo kuba watsindira ibintu by'agaciro nka televiziyo, telefone, decoder za Canal Plus, amagare, casque za moto n'ibindi byinshi. Icyo usabwa nta kindi, wowe nyarukira ahacuruzwa ibinyobwa hose mu gihugu maze wisabira ikinyobwa Dunia yote, nawe winjire mu bandi banyamahirwe. Nyamuneka aya mahirwe ntabacike, kuko ab'inkwakuzi ibya mbere batangiye kubyibikaho. Dunia yote, genda waziye igihe koko. Jya wicara mu nshuti zawe bakavuga uruzungu ntugire na kimwe utoramo, nuko hari ibanga bakurushije utamenye. Bagutanze kumenya ishuri Action Driving and Language School. Reka nanjye nkwibira ibanga, gana ishuri ryacu Action Driving and Language School ubasha kwivugira indimi nk'uwavukiyeyo: Igifaransa, Icyongereza, Igiswahili n'Igishinwa. Kuri baba ndi mwifuza kujya mu mahanga namwe tubafitiye impamyabumenyi cyangwa se certificate nka TOEFL, IELTS, DEF na TEF. N'abakeneye kwiga computer ntago twabibagiwe. Action Driving and Language School kwigisha amategeko y'umuhanda ku bashaka provisoire, kwigisha gutwara ibinyabiziga ku bashaka perime kandi mu gihe gito. Wadusanga mu mujyi wa Kigali mu nyubako ya Shike muri etage ya mbere umuryango 45C, cyangwa se ukaduhamagara kuri 078 72 46 268. Waba